twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, amahoro mu ngo zanyu, amahoro mu mitima yanyu, Kristu nasakare iwanyu. Tugeze kuwa gatandatu w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 4 Nyakanga 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 9 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Uhoraho aravuze ati, muri iyo minsi nzegura inzu ya Dawudi yari igiye kugwa, nzasane ibyuho byayo, nzegure ahari harasenyutse, nzayihagarika nyisubize uko yahoze kera, ku buryo bazategeka udusigisigi twa Edomu n'utw'amahanga yose yamenye izina ryanjye. Ibyo n'Uhoraho bivuze, ari nawe uzabikora. Ngiyi iminsi iraje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze umuhinzi n'umusaruzi bakurikirane, umwenzi w'imizabibu azakurikirane n'iy'ubiba, divayi iryoshye izakwira ku misozi, buri murenge uyiyame. Nzagarura umuryango wanjye Isiraheli, bazubake imigi yari yarashenywe maze bayituremo, bazahinge imizabibu bayinywemo divayi, bahinge imirima maze barye ibyezemo. Nzabagarura iwabo bakomere, ntibazongera kuvanwa ukundi mu gihugu cyabo nabahaye. Uwo n'Uhoraho Imana yawe ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 85. Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be, bapfa gusa kudasubira mu busazi bwabo. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhuke buva mu ijuru. Uhoraho ubwe azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuke imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaza inzira. Nyagasani Imana y'amahoro, uduhurize mu rukundo rwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza kwa 17. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarisayo dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta nushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akaba apfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Twongere tukwibutse kuzajya ufungura buri munsi, ariko ntukibagirwe gufungura buri munsi. Hanyuma ibyo nutabyibagirwa, nizere ko uzibuka gufungura abandi buri munsi. Uzabyibuke, kuko hari igihe tumara kurya ariko tukibagirwa abandi. Nyagasana tugabura ijambo rye buri munsi, aho ujya wibuka no kumwikiriza byibuze, kumuha igisubizo umubwira uti amen, urakoze Mana. Natwe rero igihe cyose tumaze kumva ijambo ry'Imana, wigira ikintu ubwira Imana, kuko ni ikiganiro turi kuganira n'Imana. Ariko wasanga ujya ubyumva ukicecekera, ukumva bimwe ukicecekera, ukumva ibindi ukicecekera. Nyamara Imana iravuga, aho se ujya uyisubiza. Twebwe duharanira ko Imana yakemura ibintu byacu byose, ariko wasanga tutajya tuyisubiza. Burya hasubiza umuntu wumvise. Ni ngombwa gusubiza Nyagasani, kandi tukamusubiza igikwiye. Ntukabure rero ka amina, ntukabure rero ka aleluya, ntukabure ka murakoze, ntukabure ka urakoze Mana, urakoze Yezu, shimwa Yezu, uratwa Yezu. Igihe cyose umaze kumva ijambo ry'Imana, cyane aho riba rigukuye, naho riba rikujyanye. Buri munsi Nyagasana bateguye ijambo riza kugukiza, riza kukugira neza. Amasomo twateguriwe nadufasha kwegera Nyagasani muri aka kanya. Mu gisibo tujya tuzirikana imigenzo 3 itwegereza Nyagasani, idufasha kuzagera kwizuka. Umugenzo wa mbere witwa gutanga imfashanyo, gufasha abandi, gufasha abababaye, gufasha abatishoboye, n'ubundi bwoko bw'abantu wagenda ufasha, gufasha abandi. Lomone, gutanga ituro, gutanga inkunga, gutanga ubufasha,
ufasha abandi. Umugenzo wa kabiri witwa gusenga. Gusenga kurusha uko wasengaga, gusenga utarangara, gusenga uhura n'Imana, gusenga nk'uko umwana aganira n'umubyeyi, ariko ibyo tukabikora mu kwemera guhura n'Imana, kubonana n'Imana, kwigerera ku Mana. Umugenzo wa gatatu witwa gusiba. L'aumône, la prière et le jeûne. Gusiba ntabwo ari gusa gusiba nka bya bindi by'inyanyazi bikora Yesu ajya atubwira abafarisayi bakambya gahanga bakisiga mu mutwe ati turasiba ndetse mwene bakabyamamaza. Anabyo twumvise umunsi mu ivanjiri bari kubyamamaza ati twebwe turasiba mwebwe ntimusiba. Yesu rero aratwibutsa ko igisibo gikuru ari ugusiba ingeso mbi. Gusiba ingeso mbi uko tugomba gusiba. Natwe rero nicyo tujye kuzirikanaho. Turafata umugenzo wa nyuma ari amasomo tugaragaje no munsi, gusiba, le jeûne. Gusiba rero ntabwo ari ibi biryo gusa, ntabwo ari imyambaro twasiba, ahubwo gusiba gukora ikibi, gusiba ingeso mbi yose kugira ngo twishimane na Kristo. Muri aya masomo hagarutsemo ijambo divayi. Divayi ariyo Amosi yagarutseho uko abantu bazishima, rimwe na rimwe ibyishimo bikabarenga, divayi ikarenga. Nabyo yagarutse mu ivanjiri. Ariko iyo divayi tugomba kubungabunga hatejo n'ejo bundi tazasandara bitewe n'uko twarenze igipimo. Turasabwa rero ibyishimo byacu kubyerekeza kuri Kristo. Kristo wababaye, Kristo wapfuye, ariko Kristo wazutse, kujya tugendana na Kristo muri ibyo bihe byose. Nta namwe tumusize, nta na hamwe turangaye, ahubwo tukajyana nawe, haba mu byishimo, haba mu makuba, haba mu magorwa, tukaba turi kumwe nawe. Rero gusiba ni ugusiba ikibi cyose, ni ukwishimana na Kristo umukwe mukuru, tukinda kwishimisha. Kuko bene iki gisibo cy'abafarisayo n'abigisha amategeko ni ukwishimisha, ni ukwereka abantu ko tubikora ariko Imana itabirimo. Dusabine muno munsi ko Nyagasani azaza mu gisibo cyacu, ikizabiranga ni ukwigomwa ingeso mbi, kureka za ngeso mbi twarimo dukora, kureka bya byaha, gusiba ingeso mbi, gusiba icyaha, gusiba ubukozi bw'ibi byose. Icyo nicyo gisibo gishimisha Imana. Tukareka ubukozi bw'ibi, tukadohora ingoyi z'akarengane, tugaha umushonji ikimutunga, tugakora ibikorwa by'urukundo, ariko byose bigana ku Mana. Iki migenzo n'ubundi huriraho tumaze kuvuga ko ari itatu, nuko Imana ari ibimenya, guhura n'Imana muri byose. Gusiba nyirizina nuko muri icyo gisibo turi guhura n'Imana, ariko gusiba none ukugira icyo wigomwa. Kristo wigomwe, Imana yigomwe umwana wayo akemera ko twitangira. Natwe rero umuntu usiba nyir'ukuri nyirizina ni uwigomwe ikibi, akegera Nyagasani, akamurangamira. Gusiba ni ugusibura amayira agana Nyagasani, tugasiba ikibi cyose, maze tugasanganira Nyagasani uje atugana kugira ngo dusangire nawe buri munsi. Ngiki gisibo gishimisha Imana ko ari uguhura na Kristo, ubundi mukaganira, mugasabana. Muvyeyi, muri aka kanya tugiye gukora umwitozo. Ndabizi uraruhije, ariko uze guhavanamwe amasomo akomeye. Burya umwitozo iyo urangije nawe urishima, ukavuga uti koko naritoje, wahasigaye nuko nzajya guhatanira igikombe kandi nzagitwara. Ufunga amadirishya yawe, kuko iyi nkuru uraza gusanga ari wowe cyangwa njyewe turi hafi aho ngaho nyine. Ufunga amadirishya yawe kugira ngo wumve ibintu by'ibanga, dore ko no gusiba nabyo bibera mu ibanga. Umunsi umwe hirya kure cyane, mu nzu imwe ya kure cyane, umugabo muri urwo rugo yafashwe n'uburwayi, anangiye kuvuga bwa simusiga. Baramuvuza, bamutanga ibintu bya mirenge, ibitaro byinshi barabizenguruka batarabona uburwayi. Baza gufata icyemezo ngo n'umuryango we ko bajya kumuvuriza mu mahanga. Byumvikane baragurisha ibintu byinshi bari bafite kugira ngo bajye kumuvuza. Yarageze igihe cy'uko arembye cyane, ngo aragenda ajya mu bitaro bya kure. Ageze ku muganga wambaga kumusuzuma, basanga ararwaye ikibyimba hafi ku mutima. Muganga yibaza uko agiye kubigenza, yamutera ikinya ntigifate kugira ngo nyine bajye kumubaga, babage cya kibyimba. Wa mugabo bimubwiye bati ikinya cyanze gufata, none rero tugiye kuguha ukwezi kugira ngo iki kinya kizafate, tubone uburyo tukubaga, hanyuma ikinya kizabona aho gifatira. Tugiye kuguha ukwezi, ngiye kukubwira icyo uzakoramo.
urahitamo tukubage nta kinya, cyangwa uhitemo ufata ukwezi ucike ku nzoga, ntuzanywe inzoga muri uko kwezi kose, maze ikinya kizabona aho gifata. Urahitamo iki? Uyu mugabo koko inzoga zari zaramurenze ku buryo atararaga adasomyeho kandi adasinze, atasibaga ikabari. Wa mugabo yihera mu nguni aribaza ngo harya ubu inzoga nziretse ukwezi inshuti zizahita zimpunga, nahita mbona inshuti, ibi sinabyemera. Harya ubu ndetse inzoga ukwezi kose kuko byashoboka, hanyuma se amafaranga afite yazaribwa nande? Inzoga sinzireka kugira ngo inshuti zanjye zitaza kuncika, kuko ndamutse ndetse inzoga ntaho nazongera guhura n'inshuti zanjye, kuko izo mfite nizo duhura nyine mu ikabari. Nuko wa mugabo afata icyemezo ko agiye kuvuga bakamubaga nta kinya, cyangwa akitahira atavuwe. Ageze imbere umugore aramubwira ati nyamara wakwihanganye koko kubona imyaka tumaze tuzerera mu bitaro hirya no hino, ihangane byibuze umara ukwezi. Umugore amujyaho baraganira, wa mugabo agezeho ava kwizima kugira ngo nyine abe muzima. Nuko aragenda abwira muganga ati icyo wansabye ngiye kugikora, mara ukwezi ntanywa inzoga, ubundi koko nzagaruke mujye mwambaga maze mumvure iki kibyimba gikire, ubundi mbeho neza nanjye. Nuko wa mugabo aragenda ajya mu rugo, bishoboke ko umugore bimufashemo, yashaka kujya gusomaho akibuka rya tegeko ati bazakubaga nta kinya cyangwa nyine ntugikize. Wa mugabo aragenda arihangana. Ukwezi mbere yuko gushira gusigaje icyumweru kimwe, wa mugabo aza kubona ibintu bidasanzwe. Uzi ko ibintu bitatu yabonye nawe guha amasomo. Aza gusanga kuri konte ye muri kwa kwezi y'amadolari 200 uko yafataga buri kwezi, noneho aje ari umubumbe, nta deni ry'ikabari yagomba kwishyura, nta muntu abereye mu mwenda, ya mafaranga aje nkaho ari kuzigama yose, aje umubumbe. Mu gihe mu kwezi ya mafaranga yose yazaga agahera mu kwishyura ubudeni bwose ari ubw'ikabare, inzoga zose yamaze igihe anywa akabara zishyuye, akabura icyo atahana, agataha ahubwo agatahira mu madeni. Agiye kureba asanga noneho afite wa mubumbe w'amafaranga. Icyo ni cyambere yabonye gitangaje gikomeye cyane. Noneho aratangira aratekana ko nta kibazo kindi aza kugira kuko amafaranga yafashe umubumbe. Icya kabiri yabonye gitunguranye nuko aje gusanga muri uko kwezi inshuti zaramucitseho koko. Za nshuti zarigendeye kubera ikizagiye nyine kuko cyari kigare, babonye batakimubona nabo barigendera. Hanyuma cyakurikiyeho za nshuti zimaze kumucika, hakurikiyeho solitude, abura neza uwo bajya bagumana. Noneho ko ababuze nibwo none yagiye atekereza cyane, agatekerereza urugo, ibitekerezo byiza biba byinshi, akicara muri wa mutuzo, noneho akabasha kwitekerezaho, agatekereza urugo rwe, agatekereza no gukazi. Ibitekerezo biza ari byinshi kandi byiza. Umugabo none ubwo yabonye ko igihe kirekire yakimaze atari gutekereza kuko yakoreshwaga n'ikigare. Yamvuga igira iti la masse n'a pas de raison, ngo ikigare burya nta bwenge kigira. Uyu mugabo rero aza kubona ko hari ubwenge rero yatakaje atageragaho mu gihe yagendaga muri iki kigare. Icyo ni cya kabiri yabonye. Inshuti zaragiye ziramuhunga, hanyuma asigara wenyine, noneho asigara ari gutekereza. Atekereza noneho. Mubyeyi uri kubyumva, wica karongo atekereza. Bishatse kuvuga ko mbere yatatekerezaga. Ibyo n'ubuhamya yivugiraga we. Icya gatatu gikomeye cyane noneho kigiye kugutungura nawe, uzi ko muri bya byumweru bitatu wa mugabo yumvise akize icyo yararwaye, yakibimubaza cyaramenetse, wa mutima ntongeye kumurya. Nuko agiye kwa muganga nyine nyuma y'ibyumweru bitatu, muganga apimye asanga yarakize, ameze neza, umutima uri gutera neza, nta kibazo gifite. Haleluya, amen. Begitangaza nuko wa mugabo urugo rwe nyuma y'ibyo bihe byose rwahise rumererwa neza. Afata icyemezo ntaza guhita nkubwira ngaho utaza kuntera ibuye cyangwa ndakarire, aragifata ngaho fororo ikihe yafashe. Nyuma y'ibyo byose amaze kunguka, yafashe ikihe cyemezo. Uze kubisubiza muri comment, nanjye simbivugira aha ngaha ataza kugira untera ibuye cyangwa kandakarira. Wa mugabo aza gufata icyemezo cya kigabo.
nyuma yo kwigomwa, nyuma yo gusiba, urugo rwe rwahindutse urugo rw'amahoro, urugo rw'umunezero, aho humvikana n'umugore n'abana, urugo rumera neza, baratunga baratunganirwa, barakira barakiranuka kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nawe rero uhamagariwe gukira. Wasanga urwaye, nta muntu n'umwe utarwaye hano ku isi, ariko ushobora gusanga impamvu utarakira waranze kwigomwa, waranze gusiba. Hari ibintu utarasiba mu rugo rwawe, mu mutima wawe. Urasabwa gusiba ikibi cyose, usibe ya ngeso mbi igutera bwa burwayi, ituma wahamuka, ituma udashyikirana n'Imana, ituma utishima, kuko igihe cyose utagera ku Mana ntabwo ushobora kwishima. Igihe cyose utarigomwa ntabwo ushobora gusangira na Kristo nyine. Igihe cyose udashobora kwigomwa ingeso mbi ntabwo ushobora guhura na Kristo, ntaho mwahurira nyine. Niyo mpamvu wowe nanjye duhamagariwe natwe gucika ku bigare, tugacika ku ngeso mbi, tugacika ku bintu byose bituma tudahura na Kristo ngo duhuze. Ibyo nibyo byishimo nyakuri. Ibyishimo ni ukureka ingeso mbi, tukerekera Kristo wadukunze kugera ku ndunduro. Ngiye ibintu byongera ubukire bwacu. Nawe uze gukora umwitozo. Niba uri mu bantu basesagura umutungo, harya ni ibiki bituma usesagura umutungo? Nawe uzakora imibare neza, ushobora kuzasanga indwara nyinshi urwaye, ndetse n'izitaragaragara, n'izamenyekana kera. Nubwo twese tuzapfa, nta nuzi ikizamwica, ariko wongere utekereze uburwayi ufite, ibibazo ufite, wasanga inyinshi wari ubyikururira. Rero umunsi wafashe nawe ugatekereza, nk'uko uyu mugabo yitaruye ikigare, ahawe inama na muganga. Tujye twumvira muganga, inama za muganga wa mubyeyi we ntukazisuzugure. Kumvira muganga, nuko yakumvira muganga, bikazamuha igihe cyo kwitekerezaho, cya kigare kimaze kumuhombokaho, babandi bamushukaga bamaze kugenda, nuko akajya abona umwanya wo gutekereza. Hari abagabo benshi babuze umwanya wo gutekereza. Kubera iki? Ibigare, ubusinzi, uburaya, ubusambanyi, ibitaramo bibi cyane. None barimo barahurwa n'ibigare, ibiyobyabwenge, kuko wabuze akanya ko gutekereza. Nubona akanya ko gutekereza, uzagira ibyishimo. Gusiba ikibi kugira ngo utekereze ku buzima bwose. Meditation yarabuze. Abantu babuze meditation ku ijambo ry'Imana, babuze uburyo bazirikana ku ijambo ry'Imana, nta byishimo wagira. Nanjye rero ndagusaba, nanjye nisabira kubonera Nyagasana akanya, ntahandi wagakura. Wasanga umwanya wawe bitaramo byarawutwaye, indaya zarawutwaye, ibiyobyabwenge byarawutwaye, ikabare n'ibindi byose uheramo usandaza umutungo, ibyo byose akaba byaragutwaye urundi ruhande, ukaraburiye Imana umwanya. None igisibo cyarakunaniye, usiba gusa by'inyuma, ati ndi umuntu usenga, ndi umuntu w'Imana, ariko Imana igiye gukureba yasanga nawe urwaye ikibyimba ku mutima. Urasabwa kugira ngo wongere wirebe, wisuzume, urembere mu mutima, wasanga hari ikibyimba. Nyagasana agufashe, nanjye afashe, turushe kwitekerezaho neza uko bikwiye. Ibyo bizadufasha kunyura Nyagasani no kumubona mu isoko y'ibyishimo. Kristo wadukunze natubere isoko y'ibyishimo buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.